ndibukamo ijambo rya mbere numvishe kuko mu gitondo twabyukaga duhura n'abakozi bose tugasoma ijambo ry'Imana hamwe twigira hamwe ijambo ry'Imana ari abanyeshuri n'abakozi twese tukicara hamwe twiga ijambo ry'Imana. Nibuka rero ko ijambo numvishe bwa mbere ari ijambo bakoreshaga ngo inductive Bible study. Okay. Ni uburyo bwo kwiga Bibiliya. Noneho rero hareba abagabo bari bahari icyo gihe hari ba Jonathan ba Justin afite ibintu bari kuvuga ko nari nzi ko nzi Bibiliya. Ibyo bintu nibiki abo ba Jonathan ba Justin n'abana bizemo mbere nabo bize muri iryo shuri mbere barangije bana babakozi ngiye icyo gihe nari umunyeshuri hanyuma nkumva burya hari ibintu ntazi. Okay. Ariko twigiye imbere mbona hari ibintu ntazi ariko numva ntangiye no gushidikanyamo ukuntu mu buki numva ahubwo ntangiye no kugira ubwoba ntibanza ngiye kuyoba ikintu nari nzi ni kwa kundi nabaga nzi umurongo umwe hano nzi n'uwundi uri hariya ntazi n'uburyo bihura. Mu by'ukuri nasanze nyine hari ibintu byinshi nzi kuri Bibiliya ariko sinzi kubihuza ngo mbivanemo igisobanuro kuko gishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Icyo gihe rero nahise nshyira ibirenge hasi koko ndiga kandi byarampinduye. Imana ishimwe cyane icyo kintu kirakomeye cyane. Buriya ni nabyo abantu benshi bibaza ndaza kwiga ijambo ry'Imana icyo ntazi ni iki ariko bamugani umuntu yagezemo ubona kwa gusenga usenga Imana ngo ikobarire ntuyobe hanyuma igufasha mu buryo butandukanye. Imana ishimwe cyane. Dufite abana baje muri programme badakijijwe hanyuma bagakizwa. Baje badakijijwe. Yego. Icyo rero nicyo cyambere twishimira kirenze ibindi bintu byose kubera ko mu ntego za Youth for Christ cyangwa se muri intumbero ibyo twita vision no kubona urubyiruko aho ruri hose ruhabwa amahirwe yo kwakira Kristo umwami n'umukiza wabo hanyuma abamwemeye bakamubera abigishwa mu matora wari wabivuze dutangira. Mu by'ukuri iyo abantu baje ukabona bumvisha ubutumwa bwiza abajene batoya barangije secondaire bakabwizera kandi 18 19 hari n'igihe tugira 17 babyumva babyishimiye n'imitima yabo ibishaka bagakizwa. Nibyo bintu bitunezeza cyane kurenza ibindi ariko nyuma yaho bakomeza no guhinduka mu buryo butandukanye kubera ko amasomo ni menshi twiga barakira mu marangamutima bagakira ibikomere byo mu bwana bagakira ibikomere by'ubuzima bitandukanye. Imana igenda ibomora ibikomere by'umwihariko nyine 18 niwe rugero rwiza bamubonye. Influence muyigira buri mwaka muyigira? Yego. Uyu mwaka irateganijwe cyangwa? Yego uyu mwaka nabwo turategura iyo conference ntago tuyita uburyo bworoshye ni SL Alumni Conference. Tuyitegura akenshi mu kwa munani mu gihe cyagihe nyine cy'ibiruhuko by'amakaminuza by'abanyeshuri. N'uyu mwaka nibwo turi kwiteganya hagati mu kwezi kwa munani kugeza iyi saa turacyateganya ko yaba ku matariki 15 kugeza kuri 17 bidahindutse uyu mwaka. Imana baho umugisha ko mudukurikira mukaduha ibitekerezo n'inama na comments na likes na shares ibyo turabishima cyane. Imana baho umugisha. Njyewe ni Nsengimana Jean Marie Vianney nkorera umuryango witwa Youth for Christ Rwanda ndi kumwe na mugenzi wanjye reka tumwakire hanyuma atwibwire. Murakoze cyane Jean Marie Vianney murakoze n'abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Irasubiza Roda nanjye nkora mu muryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko cyangwa se Youth for Christ Rwanda by'umwihariko mu ishuri ryitwa School of Leadership and Discipleship. Urakoze cyane. Turabakozi ba Youth for Christ Rwanda. Hari umwe mu bagenzi bacu waje ngo abantu benshi ntabwo uzi Youth for Christ Rwanda bazi Jeunesse pour Christ Rwanda. Nibyo. Yego ubwo rero nabyo ni ngombwa cyane. N'umuryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko ufite intumbero yo kubona urubyiruko urwo ari rwo rwose ruhabwa amahirwe. Ni amahirwe akomeye cyane yo kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi wabo hanyuma bamara kumwakira bagakurira mu itorero rya Gikristo ribegereye bihitiyemo. Nicyo dukora. Ibyo dukora byose byaba uburezi byaba ibiganiro byose naho ngaho biba biganisha. Rero ndi kumwe na Roda arabibwiye. Roda tumaranye iminsi nawe tari mike dukorana sibyo ko ubwa mbere uje mu kiganiro nibyo cyangwa wigeze kugitanga? Ni ubwa mbere rwose ahantu hose ni ubwa mbere mbonetse mu kiganiro nk'iki. Ni ubwa mbere ubonetse
ni ubwa mbere ubonetse kuri ibi byuma. Okay, karibu rero. Murakoze cyane. Karibu rero. Imana iguha umugisha. Rero watubwiye ko ukora muri SLD. SLD abantu barakurikiye ikiganiro ntabwo ari ubwa mbere bayumvise. Bumvise umwana witwa 8 wize muri School of Leadership avuga ijambo ritazibagirana mu bantu bose bakuriye ikiganiro ngo yamenye ukuri kwahinduye ubuzima bwe, kwamuhinduriye ubuzima. Aho ngaho niho ukora hatanga ukuri guhindura ubuzima bw'urubyiruko. Yego, nkora muri iryo shuri kandi koko nkuko ubivuze bakurikiye ibiganiro byabanje, abatarabikurikiye bajya kureba. Umunyeshuri 8 n'umunyeshuri wo muri programu nkoramo. Wanyuze mu uyu mwaka basoje ejo bundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4. Yego. Ntago ari we wenyine wavuze iryo jambo, nuko wenda ari we waje hano kabibwira abantu bose kuri YouTube. Ariko nanjye navuga nkawe. Nawe wavuga nkawe? Okay, urakoze cyane. Biranjyana ku kibazo nagomba kubaza. SLD wayimenye ute? Urakoze cyane. Ni amateka maremare ariko reka nyavunagure. Ngewe njya kumenya SLD nari nzi umuryango Youth for Christ, ariko SLD ntayizi. Nayimenye nka 2009 ubwo hari nabwo yatangiye by the way. Ni nabwo yatangiye. Mu mpera ubwo abari banyeshuri ba mbere barimo basoza, kubera ko nari mfite ahandi hantu nigeze mpurira na Jeunesse pour Christ nkiri umunyeshuri muri secondaire ntumirwa mu guhabwa inyigisho zitandukanye z'urubyiruko. Noneho muri 2009 batumira abantu batandukanye kugira ngo baze gufatanya gusoza iyo programme byo twita graduation. Ndahagera wambona abanyeshuri batoya bari kuvuga ibintu bitangaje bumvise, sinabitindaho ariko ibintu bitangaje bumvise. Yego, bari bamaze amezi 9. Nubwo bwa mbere navuga namenye iryo shuri by'umwihariko riri gusoza. Nyuma rero nkuko warukomeje kubimbaza, muri 2010 umuvandimwe wanjye araza arambwira ati ariko 2011 mu kwa mbere tuzakira abandi banyeshuri. Ubwo 2009 nyine hari harangije bamwe, ariko na 2010 n'abandi barize. 2011 rero arabimbwira, ndabanza ndanagorana. Uragorana? Okay. Mu by'ukuri ni ishuri ryakira abanyeshuri barangije secondaire, ariko ngewe nari ndangije kaminuza. Bafataga abanyeshuri bake barangije kaminuza. Abarangije secondaire. Abarangije secondaire nibo bari benshi kuko nibo navuga ngo target group. Ariko hakazamo n'abake barangije kaminuza babafasha, ariko nabo biga. Babafasha kubabera bakuru babo, kubafasha mu tuntu dutandukanye, ariko nabo ari abanyeshuri. Nari ndangije kaminuza rero nkumva ngomba gushaka amafaranga. Okay, ushaka akazi. Gushaka akazi nkabona bagusubije mu ishuri nanone. Yego. Ikindi nkumva ni ibintu byo kuza abantu bakiga ijambo ry'Imana. Nkumva ndabizi. Kuba nta kintu gishya ugiye kwiga. Nta gishya. Nari maze igihe nkijijwe, nkumva ndaterana, nari mfite n'ishyaka ryinshi. Ariko nkumva sinteganya kuba pasiteri. Nkumva aho nsengera twiga ijambo ry'Imana nkumva birampagije. Kuki naza kumara amezi angana gutyo ndi kwiga ibintu by'ijambo ry'Imana, mba bimaze iki? Ni igihe gishya uzabimaze iki kutagiye kuba kutazashaka kuba pasiteri? Yego. Narabanje ndagorana. Mu by'ukuri ikintu cyankumvisinze kirifani nuko mama wanjye yambwiye ati mwana wanjye wagiyeyo. Kandi nari ndi gushaka restoring relationship yanjye na mama wanjye cyane, kuko hari ukuntu yari yarangiritse ntarakizwa. Ubwo rero wanga kumubabaza. Nanga kumubabaza kuko nari naramunaniye imbere ntarakizwa. Aho mariye gukizwa rero nkumva sinshaka no kongera kumubwira ibintu by'Imana nanone n'iki. Navuga reka mwubahe ngende, ariko naje numva nseta ibirenge. Nuko naje muri 2011 nanjye niga muri iyo programme amezi 9. Nuko turagraduating. Gwenda mvuzeho gatoya sinzi. Naje urumva ameze gutyo ntegeza ko ibintu mbizi. Cyambere natangiye kubona ibintu bishya. Okay. Okay, abantu bagatangira kuvuga uburyo bw'imyigire y'ijambo ry'Imana, uburyo abantu ndibukamo ijambo rya mbere numvishe, kuko mu gitondo twabyukaga duhura n'abakozi bose tugasoma ijambo ry'Imana hamwe, twigira hamwe ijambo ry'Imana, ari abanyeshuri n'abakozi twese tukicara hamwe twiga ijambo ry'Imana.
nibuka rero ko ijambo numvishe bwa mbere ari ijambo bakoreshaga ngo inductive Bible study. Okay. Ni uburyo bwo kwiga Bibiliya. Noneho rero hareba abagabo bari bahari icyo gihe hari ba Jonathan, ba Justin, afite ibintu bari kuvuga ko nari nzi ko nzi Bibiliya. Ibyo bintu nibiki. Abo ba Jonathan na ba Justin n'abana bizemo mbere. Nabo bize muri iryo shuri mbere barangije bana babakozi. Ngiye icyo gihe nari umunyeshuri. Hanyuma nkumva burya hari ibintu ntazi. Okay. Ariko twigiye imbere mbona hari ibintu ntazi ariko numva ntangiye no gushidikanyamo ukuntu mu buki. Numva ahubwo ntangiye no kugira ubwoba ntibanza ngiye kuyoba. Manza ndimo nyoba nari narizeye Imana nzera Kristo hari ukuntu nakuze mbyumva kuko nakuriye mu muryango w'abakristo. Numva ntangiye kumva ibintu bisa nk'ibitandukanye numva ntangiye no kugira ubwoba. Ndabyibuka ko hari igihe bajyaga batubyutsa niko gahunda yari iteye buri gitondo saa 11 tukajya kwicara buri muntu wese ku giti cye kwiga ijambo ry'Imana. Tubyita quiet time. Ndabyibuka ko icyo gihe abana bamwe bari resistingaga kubyuka ariko maze kugira ubwoba naribyutsaga kare. Of course nari mfite inshingano zo kubyutsa n'abandi nkababyutsa ariko batinda kubyuka nkigendera. Nabaga ngiye gukora iki? Nabaga ngiye gusenga ngo Mana ntunkundire ko nyoba kuko natangiye kugira makoba. Wagize makoba? Ndavuga nabanza nzayoba. Nkajya nsenga mvuga Mana ntunkundire ko nyoba ariko ntekereza ko Imana yumvishe gusenga kwanjye kandi koko yarakumvishe nibwo ahubwo yagiye imfasha ahubwo bya bintu natangiraga kugira ubwoba mbona ko ariko kuri guhindura ubuzima bwanjye. Impuza n'abantu batandukanye by'umwihariko hano hari umumisiyoneri wahakoraga interested tukajya duhura tukigana ijambo ry'Imana mbona nta kintu n'iki na kimwe narinzi mu ijambo ry'Imana kandi ikintu narinzi ni kwa kundi nabaga nzi umurongo umwe hano nzi n'uwundi uri hariya ntazi n'uburyo bihura. Mu by'ukuri nasanze nyine hari ibintu byinshi nzi kuri Bibiliya ariko sinzi kubihuza ngo mbivanemo igisobanuro kuko gishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Icyo gihe rero nahise nshyira ibirenge hasi koko ndiga kandi byarampinduye. Imana ishimwe cyane icyo kintu kirakomeye cyane. Buriya ni nabyo abantu benshi bibaza ndaza kwiga ijambo ry'Imana icyo ntazi ni iki ariko wa mugani umuntu yagezemo ubona kwa gusenga usenga Imana ngo Imana ikobarire ntuyobe hanyuma igufasha mu buryo butandukanye. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero nawe asonze mu rya 8 ko yamenye ukuri kwamuhindura ubuzima cyane cyane uri gusobanukirwa ijambo ry'Imana ari ukuntu marasoma ikintu ntamenye wa mugani uko yabihuza n'ibindi byose ariko wowe SLD yagufashije kubihuza making a sense cyangwa se usobanukirwa kirimo mu ijambo ry'Imana. Yamvuzeho gatoya byatumye numva Bibiliya iryoshye kandi ishobora kumvikana kuko bwa mbere nabonaga ari ibintu by'abapastori batubwira tugatwara ibyo kubera ko ngiye numvaga no kuyisoma nari naranayisomye no ku rusengero nasengeraga badushishikarizaga gusoma ariko numva ntazi icyo nasomye. Numva biri ibintu bitumvikana. Turabizi muri Bibiliya hari igisoma itangira ukumva n'udukuru turyoshye mu kuva wagera mu bare ukumva uracanganyukiwe n'amaterima arimo n'ibintu byinshi nuko nguko nari imeze ariko byatumye nkunda Bibiliya nkumva ndayikunze byo kuyikunda nkumva ndi interested sinzi ko nasobanura neza iryo jambo kuyikunda nkumva nshishikajwe na hanyuma kandi nkumva ibintu burya uziko bisobanutse birumvikana kandi utaragera ahantu ushobora kubona Bibiliya yumvikana ntago yaguhindura nyine kubera ko ntacyo wakuramo ujye kugishyira mu bikorwa. Rero iyo ni yabaye intangiriro nziza ko at least nabashije kumva nkunze Bibiliya ku buryo nyine nayimaramo igihe nyisoma kandi nanayisoma nkumva ibintu bimwe birumvikana byinshi birumvikana. Imana ishimwe cyane. Nuko rero utangira uri umunyeshuri ugera ubwo uhawe n'inshingano zo kwiyobora. Wenda in between hari igiciyemo hari period iciyemo icyo nakubaza nk'umuntu wayiyoboye ubivuze uburyo yagufashije nk'umuntu uyibenefitinga ariko unayikoramo sibyo noneho nuwe musaruro wakwishimira urebye abahabwa serivisi abahabwa serivisi b'abanyeshuri niki wakwishimira nk'umusaruro wa SLD muri community muri rusange cyangwa se kwitorera muri rusange? Biranagora no gusobanura mu by'ukuri uburyo
hari igihe mba nibaza ngo ninde utakishimira ahubwo uyu musaruro, ariko birumvikana hari abatayizi. Yego. Ariko ugize wese nyishimira umusaruro ivamo, uhereye ku banyeshuri bayizamo baje babikunze cyangwa batabikunze, wenda bafite impamvu nibyo. Yaba ari umubyeyi wazanyemo umwana, yaba ari abapastori bohereje abana, cyangwa se abandi bantu batandukanye babona umurimo wayo. Wenda nta nzingero zifatika, dufite abana baje muri porogaramu badakijijwe, hanyuma bagakizwa. Baje badakijijwe. Yego. Icyo rero nicyo cyambere twishimira kirenze ibindi bintu byose, kubera ko mu ntego za Youth for Christ cyangwa se muri intumbero, ibyo twita vision, no kubona urubyiruko aho ruri hose ruhabwa amahirwe yo kwakira Kristo umwami n'umukiza wabo, hanyuma abamwemeye bakamubera abigishwa mu matora wari wabivuze udutangira. Mu by'ukuri iyo abantu baje ukabona bumvisha ubutumwa bwiza, abajene batoya barangije secondaire bakabwizera, kandi 18 19 hari n'igihe tugira 17 babyumva babyishimiye n'imitima yabo ibishaka bagakizwa. Nibyo bintu bitunezeza cyane kurenza ibindi. Ariko nyuma yaho bakomeza no guhinduka mu buryo butandukanye, kubera ko amasomo ni menshi twiga. Barakira mu marangamutima, bagakira ibikomere byo mu bwana, bagakira ibikomere by'ubuzima bitandukanye. Imana igenda ibomora ibikomere, by'umwihariko nyine 18 niwe rugero rwiza bamubonye. Hanyuma bakigira n'andi masomo ibyo twita nyine discipleship. Iyo umuntu amaze gukizwa arakura mu kuhinduka mu ngeso, arakura mu gukomeza kumenya Imana, arakura mu kuyobora, mu gufata inshingano, arakura ndetse no mu kubwira abandi, guhindura abandi kuba bigishwa. Ibyo rero tubyiga hano mu buryo butandukanye, tubikora mu buryo tugira ibice bitatu by'ingenzi. Tugira igice cyo mu ishuri, turagenda nyine tukicara tukiga nk'abandi banyeshuri bose, tugasoma, tugafata note, tugatanga ibizamini, ibyo byose. Ibyo rero bihindura umuntu mu bitekerezo, uko yatekerezaga, uko yatekerezaga Imana, uko yitekerezaga, uko yatekerezaga ubuzima, bigahinduka bishingiye ku cyo Imana ivuga. Iyo bimaze guhinduka rero, ubundi bigomba kumuhindura, bigomba guhindura nawe uburyo yafataga Imana, uburyo yifataga, uburyo yafataga ubuzima. Bihindura n'inzozi. Hindura n'inzozi. Nka 8 yahinduye inzozi. Ataraza hari izina aspirations yari afite, ariko amaze kuyiga hari yafashe undi murongo. Ikintu gitangaje, hari ababa bafite inzozi zitarizo, cyangwa se zifite impamvu, motivation itariyo. Ibyo ngibyo motivation ihindutse, inzozi zigahinduka. Hari n'abaza badafite inzozi rwose, ari umuntu uri kubaho uko bukeye n'uko bwije, agahita atangira kuvuga ati ubu noneho nabona nsobanukiye impamvu ndiho, aho mva, aho ngana, noneho agatangira gushyira ibintu byose ku murongo. Ugasanga umwana wabo byari byaragoranye, kandi ntacyo abuze, ariko haburaga Kristo gusa ngo aze mu buzima bwe, hanyuma abantu bamubwire ati rero bigenda gutya, hanyuma ubuzima bugira umurongo. So iyo basohotse hano rero bagira impact ku matorero yabo bwa mbere, ku makaminuza cyane cyane aho bageze. Ejo bundi twari twumva umuntu umugenzi wacu ari kuduhamya ko nta nubwo twatekerezaga ko ari mu bantu b'imbere cyane bazahindura abantu, ariko duhura n'umuntu yabwirije. Uwo muntu aratubwira ati narakijijwe. Akijijwe gute? Ati hano umwana twaricaranye twigana ijambo ry'Imana. Uwo mwana ninde? Amutubwiye dusanga turamuzi, n'uwanyuze muri programme yacu. Bagira impact rero ahantu hatandukanye ku makaminuza, bagenda bakabwiriza abandi bana, ariko bakakora n'ibindi bikorwa muri societe. So narindi kuvuga ko mu ishuri turiga, ariko tukajyana n'igice cyo twita small groups, hahandi tubyinjiza mu buzima kugira ngo biduhindure. Hanyuma iyo tumaze kubiduhindura tubishyira n'abandi kugira ngo nabo bahinduke nk'uko twahindutse. Ibyo nibyo bice bitatu dukora. So birabahindura. Sinzi niba nsubize neza ikibazo mwambajije cyane. Urakoze. Ni ukuvuga mu yandi magambo, SLD ni umusemburo w'impinduka. Yego. N'ikiganiro. Ni umusemburo w'impinduka, kandi yewe birantangaza. Umuntu harya n'amezi angahe biga? Bigaga amezi 9 muri rusange, ariko hazamo impinduka mu myaka ya vuba kubera kaminuza. Abenshi bahita bajya muri kaminuza, birumvikana. Bisa nk'amezi yagabanutse 7 kugira ngo bitegure kujya muri kaminuza. Biratangaje ukuntu umuntu yiga amezi 7 agahindura ubuzima bwe. Ni ibintu bitangaje. Njya nganira n'abo banyeshuri, njya ngira n'umutwaro wo kujya nkaganira n'abantu bizemo,
ngo numve kuko niba ari umusemburo w'impinduka yego. hanyuma rero ubwo none se iyo umunyeshuri arangije muri SLD ubwo biba birangiriye aho ngaho nta handi oya yego. iyo arangije muri porogaramu tugira porogaramu yo gukomeza kubana nabo bagiye ku makaminuza cyangwa mu miryango yabo, dukomeza kugendana nabo urugendo. By'umwihariko tugira igikorwa kimwe kinini kiba kiri navuga mu buryo busobanutse neza cya konferansi bahuza buri mwaka, bakagaruka tugamije kongera gutyazanya, kongera kubatera umwete, ariko no kugira ubwo busabane bw'abana b'Imana. Byumvikane nyine abanyuze muri iyo porogaramu bose bakomeze kongera gutyazanya, bahana ubuhamya, ariko kandi bongere banicare banongere batyazanye bwa bumenyi bukomeze ntibizime. Urukwi rwongere rukongeza urundi, umuriro ntuzime, ukomeze kwaka. Icyuma gityaza ikindi. Yego. Nicyo gikorwa kenshi kiba buri mwaka, abize muri SLD bose baba bagitumiwemo, bakaza tukongera tukakora icyo kintu. Ariko no muri rusange aho bari ku makaminuza baragenda bakagira amatsinda yo kujya biga ijambo ry'Imana, abakozi bamwe dukorana bakajya babasura, natwe ubwacu tukajya tugera tukamenya uko bameze. ni ukuvuga mukora ibintu bitandukanye, ariko icyo numvisemo cyane numva wenda twanavugaho cyane ni icya conference muyigira buri mwaka muyigira. Yego, uyu mwaka irateganijwe cyangwa? Yego, uyu mwaka nabwo turategura iyo conference. Ntago tuyita uburyo bworoshye, ni SLD Alumni Conference. Tuyitegura akenshi mu kwa munani mu gihe cyagihe nyine cy'ibiruhuko by'amakaminuza by'abanyeshuri. Ya n'uyu mwaka nibwo turi kwiteganya hagati mu kwezi kwa munani, kugeza iyi saa turacyateganya ko yaba ku matariki 15 kugeza kuri 17 bidahindutse uyu mwaka. None iyo conference nagira ngo urakoze cyane kuyivugaho. Ese birashoboka cyane ko hari umuntu ushobora kuvuga ngo kandi tunakangurira n'ababireba abakurikira ikiganiro, ni gute umuntu yafasha iyo conference cyangwa se SLD muri rusange? Ikibazo cyiza cyane. Nawe akagira uruhare mu musemburo w'impinduka. Ashobora kudahagarara imbere yabo ngo akwigishe, ariko abigisha nako, ariko akazana ubushobozi bwe ugati ndashyigikiye igikorwa. Birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka? Birashoboka cyane. Urumva mu bwami bw'Imana, iyo abantu bari kubaka ubwami bw'Imana bose barafatanya kugira ngo koko iyi ntego y'ubwami bw'Imana igereho. Rero nta muntu n'umwe ubuhejwe mu murimo w'Imana kuza agatanga ibyo afite icyo ari cyo cyose cyatuma nyine umurimo ukorwa. Abantu bose rwose bahawe ikaze, kandi mu by'ukuri nk'uko kibajije iyo ngiye kukivugaho hari ukuntu mba numva nyine mbaye passionate ukuntu iyi programme mu by'ukuri nk'uko wenda twabivuze mu magambo makeya, ariko abantu baba bashatse banadusora bakamenya byinshi kurushaho. Ni programme nziza rwose nabisubiramo, nziza pe. Ariko nyine nta kintu cyiza kitahenda. Akeza karahenda. Akeza karikura. Nibyo akeza karigura. Nubwo barahaza bakahaba, ayo mezi 7 yose baba bari kuba mu kigo, dusangira amafunguro, dukora ingendo mu gihugu. Hari n'igihe dukora urugendo hanze y'igihugu hafi hano muri East Africa. Ibyo bintu rero bidusaba amafaranga kugira ngo nyine ibyo bintu bikunde. Nta mutera nkungu uhoraho tugira. Yego. Turagerageza tugasanga abantu tukababwira, abantu kandi ntirahagarara. Imana yagiye idufasha yo kwizerwa. Abantu wese umuntu ubyumvishe nk'uko wenda nawe wabyumva akakanya turi kubivuga, nuko n'ubundi tubibwira abantu agahita avuga ati nugute nanjye nagira uruhare muri uwo murimo. Nibwo buryo rero umuntu ushaka kugira icyo adufasha, ari n'iyo conference turi kuvuga izaduhuza, itwara nayo ubushobozi pe, kandi tubona ari ikintu cy'ingenzi tutahagarika rwose. Nayo dukeneyemo ubushobozi, birumvikana turimo turabushakisha. N'uwabyumva none hana wakumva icyo yakora. Ahubwo ndashaka mbwira ntuzi uburyo nabikora, ndashaka kubanziriza abandi. Turagushimiye. Ntarabyibagirwa, nshobora kujya mu bindi sibyo. Mbwira ntuza uburyo. Turagushimiye cyane. Yego, nyine mbere ko nshimira abantu mbwire mu. Oya nibyo byonyine.
tubishimiye Imana. Yego mu by'ukuri turi kumwe rero nta mikino. Niba dushaka impinduka mu rubyiruko, dushaka iterambere, dushaka urubyiruko rufite ubuzima bwiza, tugomba gushoramo ubwenge n'amafaranga n'ibindi byose Imana idushoboje. Urayifite cyangwa dufite kode ya Momo, niyo yorohera abantu benshi. Momo code yacu dukoresha ushaka kugira amafaranga twese ayo ariyo yose kandi abafite agaciro. Ni 02 3 02 3 1 7 8 02 31 78 02 ubwo umuntu aba yabanje bya bindi. Aba yabanje bya bindi 82 8 rimwe gashyiraho noneho gashyiraho umubare 02 3 1 7 8 kandi niba bikunda birakunda. Amazina usanga baruyeho ni Youth for Christ. Ni Youth for Christ Rwanda. Ni Youth for Christ Rwanda. Kandi niba bikunda nibyo ubwo ejo ntagira ibindi bibazo umusanzu wanjye umushyizeho. Abanyarwanda baravuga ngo amafaranga agira impfu nyinshi. Yego nibyo. Nawe rero ureba iki kiganiro rwose ni karibu shyigikira uyu murimo w'Imana, nawe ugira uruhare mu musemburo w'impinduka. Tukana ku musozo rero sibyo watubwiye ibya SLD ko wayinjiyemo icyari cyo impinduka byazanye mu buzima bwawe, hamwe niyo ubona impinduka SLD igira muri communities, haba mu matorero no mu mirimo no mu buzima bw'abantu. Sinzi niba hari ikindi washaka kuvuga dusoza, icyo wumva abadukurikiye badakwiriye kumisinga muri uyu mwanya. Urakoze cyane. Murakoze. Icyo navuga kindi ni ukubwira abo twita aba alumni, nyine ni aba alumni banyuze muri iryo shuri, abarangije muri iryo shuri, abarangije muri iryo shuri bose, babwira ngo batangire batekereze ayo matariki bazitabire rwose. Tubafitiye ibintu byiza uyu mwaka muri iyo conference. Hanyuma n'abandi bantu bose bashaka kumenya byinshi kurushaho, bumva bashaka gufatanya natwe, yewe hari n'abashaka kwiga wenda muri iryo shuri, badushake batubaza amakuru, hanyuma ni gute twafatanya kugira ngo dukomeze dufashe urubyiruko rwo mu Rwanda ruhinduke, ruzane ubuzima nyabwo bwuzuye buturuka mu kumenya Imana. Ndumva aricyo nasorezaho. Ongera utwibutse Momo. Yego, Momo ni 02 31 78 niyo code ya Momo. Yanditseho Youth for Christ Rwanda. Yanditseho Youth for Christ Rwanda. Ntabwo ari ye ku giti cye, Youth for Christ Rwanda, umuryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko. Mwakoze cyane kudukurikira, Rode wakoze kwitabira. Imana iguhe umugisha, kandi turasenga kugira ngo Imana ikomeze rwose kwihesha icyubahiro muri uwo murimo. Reka dusoze dusenga. Mana, wakoze kubana natwe muri iki kiganiro, turagushimira abadukurikiye. Rero Uwiteka Mana, ukomeze gufasha SLD, ukomeze kuyikoresha ibyo ushaka kwikora, kandi urubyiruko rukomeze guhinduka rwose. Impinduka ushaka mu rubyiruko zigerweho ndetse no mu gihugu cyacu muri rusange. Urakoze cyane, uhimbazwe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.